Umuryango w'Imana mubonye ibikorwa mwabyibwiye uyu mwanya niwo mukuru kuramburirwaho ibiganza ndetse n'isengesho nyegurira Imana rigiye gukurikira. Abicaye rero nimuhaguruke muhumure ntimurambirwa iyo muri kuzirikana ubwitange bwa Kristo umusaserdoti mukuru. Utube hafi Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu Mana ishobora byose ugahora witeka uha buri muntu wese agaciro ukabana rugaba utanga ingabire zose wowe ibintu byose bikesha kubaho wowe byose bikesha kurama kugira ngo umuryango wawe w'imbaga nsaserdoti nuwe makunda utora amabambari ba Kristo umwana wawe ukoresheje ububasha bwa Roho Mutagatifu maze ukabagabamo inzego zinyuranye. Na mbere mu isezerano rya kera imirimo washyizeho ukoresheje imihango mitagatifu iyo yagenuraga ibizaba nyuma yakomeje kujya mbere bigeze aho ushinga Musa na Aroni umurimo ukuyobora umuryango wawe wose no kuwutagatifuza n'abatoranyiriza abandi bantu babungirije mu rwego n'icyubahiro kugira ngo babere abafasha bashyize hamwe nabo muri uwo murimo. Nuko igihe Abayisiraheli babaga mu butayu usakaza umwuka wa Musa mu mitima y'abagabo 70 bazwiho ubwitonzi nawe yabagira abafasha yitabaza buri gihe bityo ishobora kuyobora neza imbaga yawe. Byongeye kandi Aroni washakajemo ingabire nyinshi zisesekaye kuzo wari warahaye se ubabyara kugira ngo mu rwego rwo guturira mu ngoro yawe ibitambo byari incamarenga y'ibyiza bihebuje bizaza nyuma abonekemo abantu bahagije bo gukora uwo murimo udahwema bakurikije itegeko ryerekeye abahereza bitambo. Ibi rero wagennye bimaze gushyika dawe nyir'ubutagatifu nibwo wohereje ku isi umwana wawe Yezu Kristo aza ari intumwa yawe nkuru n'umusaserdoti w'ikirenga shingiro ry'ukwemera kwacu. Ubwe yakwituyeho igitambo kitagira inenge ku bubasha bwa Roho Mutagatifu kandi intumwa ze yamariye kuzitagatifuza by'ukuri aziha kugira uruhare mu butumwa bwe nuko zibonera abasangirangendo bazifasha kugira ngo umugambi wawe wo gukiza bene muntu wamamazwe utaretsa kandi wubahirizwe ku isi hose. N'ubu ngubu rero Nyagasani
turagusaba tukwinginga ugobokeye intege nke zacu, maze ku buntu bwawe utugwirize bene abo bafasha dukeneye mu gukora umurimo wa gisaseredoti uturuka ku ntumwa. Turakwinginze dawe ushobora byose, uhe aba bagaragu bawe ingabire yo kujya mu rwego rw'abapadiri. Ongera usendereze imitima yabo roho baha ubutungane, nibakire umurimo w'ubusaseredoti bwo mu rwego rwa kabiri utangwa nawe Nyagasani, kandi mu mibereho yabo yose bazabe koko urugero rw'imigenzereze izira amakemwa. Nibabe abafasha badahinyuka b'urwego rw'abepiskopi, kugira ngo amagambo akubiye mu ivanjiri ashobore kwera imbuto mu mitima y'abantu biturutse ku nyigisho zabo no ku buntu bwa Roho Mutagatifu, kandi amenyekane hose kugera ku mpera z'isi. Nibabe hamwe natwe abagabuzi badahemeka b'amabanga yawe, kugira ngo umuryango wawe uhore wivugurura ku bw'abatisimu, abantu bose bakesha kuvuka bwa kabiri, utungwe n'Ukarisitiya, ifunguro riturutse kuri aritari yawe, kandi abanyabyaha babona uko bigorora nawe, n'abarwayi babona ikiborohereza ububabare. Nyagasani nibahore bashyize hamwe natwe mu gutakambira impuhwe zawe ubudahwema, basabira imbaga y'abakristu bashinzwe ndetse n'isi yose aho ivi kagera. Nuko amahanga yose namara gukoranyirizwa kuri Kristu, ahinduke umuryango wawe umwe rukumbi, ugenewe kuba ingoma yawe byimazeyo kandi bidasubirwaho. Kubwa Yezu Kristu nyine umwana wawe n'umwami wacu, Imana mu bana mugategekana mu bwa Roho Mutagatifu, uko bihora bisimburana iteka. Amen. Amashyi n'impundu. Abari abadiyakoni ubu babaye abapadiri, dushimiye Imana. Abapadiri rero baremye uruziga bagiye gusubira mu myanya yabo. Abepiskopi kimwe n'abapadiri bakuru baze bambike abapadiri bashya. Ziriya ndangabubasha mbona bambaye rubereki bazambare nk'uko abasaseredoti bagomba kuzambara, kandi bambikwe n'igishura. Muri uwo mwanya korali iratera indirimbo iboneye.